Hari umuhanda yakundaga kujyamo, umuhanda wasaga nk'uwibera ahantu mu ishyamba, umuhanda utarakundaga kunyurwamo n'abantu benshi. Umusore yagendanaga igikapu kirimo amazi n'utundi tuntu two kurya tworoheje, mu gihe inzara yaba imwisha akagira uko yigenza. Muri uwo muhanda kandi, umuhanda wari hagati mu ishyamba, yakundaga gukoreramo umucaka. Hari agatebe ku nzira, umuntu unaniwe cyangwa ufite intege nke yashoboraga kwicaraho akaruhuka iminota mike ubundi agakomeza urugendo. Yabaga uje muri siporo, yakundaga gushyiraho igikapu cye yabaga yagendanye kirimo amazi yo kunywa n'utundi tuntu two kurya igihe yabaga arangije siporo. Umusore n'ubundi araza nk'ibisanzwe, agera muri iryo shyamba muri uwo muhanda. Ageze yasanga kuri ka gatebe yakundaga gushyiraho igikapu cye hicaye umukobwa wari uhugiye cyane ku gishushanyo yarimo ashushanya. Umusore ahageze arahagarara, asa n'ushaka kuvugisha umukobwa, ariko akabona umukobwa ntabwo amwitayeho na gato. Umukobwa ntiyigeze anakebuka ngo arebe ku ruhande, mbese ntiyamenye ko hirya ye hari umuntu uhahagaze, ahubwo yikomereje ibye, arakomeza arishushanyiriza. Umusore abonye ko umukobwa atamwitayeho na gato, yafashe igikapu yari ahetse mu mugongo, agikuramo akirambika kuri ya ntebe umukobwa yicayeho. Ubundi ashyira utu ekuteri mu matwi, atangira kwirukanka, atangira gukora icyamuzanye. Akora mucaka muri wa muhanda, agenda agaruka, azenguruka muri wa muhanda. Umukobwa ucecetse cyane nawe akomeza kwishushanyiriza. Wa musore amaze kwiruka ahantu harehare, yaragarutse asanga n'ubundi wa mukobwa aracyicaye kuri ya ntebe, aracyashushanya, aracyahuze. Umusore nawe aricara asa nk'uruhuka, afata cya gikapu cyakuramo amazi asomaho. Arangije abwira wa mukobwa ati, washushanyije neza. Umukobwa ntiyasubiza, ntiyanakebuka. Umuhungu biramuyobera, aribwira mu mutima atahari ubanza mvuze gahora atumvise. Umuhungu arongera cyane ati, yewe washushanyije neza. Umukobwa n'ubundi ntiyasubiza, ntiyanakebuka. Umusore abonye umukobwa amwihoreye biramurakaza cyane, atangira gusakuza no kuvuga nabi. Atariko abakobwa bo muri iyi minsi mwabaye mute? Muba mutekereza ko buri musore wese ubavugishije aba ashaka kubatereta? Ubu se urabona uri umukobwa mwiza cyane uhenze ku buryo kuvugana nanjye kwaba ari ukwisuzuguza? Ati, humura rwose muko, njye nashakaga kukwisuhuriza gusa nta kindi nari ngamije. Bitari ibyo mfite abakobwa benshi tuziranye kandi beza kukurusha, ndamutse ngize uwo nifuza sinamubura. Umukobwa n'ubundi ntiyasubiza, ariko asa n'uhindukira, abona umuhungu ari kuvuga asa nk'urakaye, arahagaze asa nk'uri kwitonganya. Umukobwa akeka ko ahari umuhungu yari arimo aramuvugisha. Ako kanya umuhungu yahise asubiza utu ekuteri mu matwi, arongera asubira kwirukanka. Umukobwa nawe akomeza yicara aho ngaho, akomeza kwishushanyiriza, ariko ubona bisa nk'ibimucanze. Ubona asa nk'uwibaza icyo umuhungu yashakaga kumubwira, ubona asa nk'uwibaza niba koko umuhungu yari arimo aramuvugisha cyangwa se hari ibindi yari arimo. Umuhungu amaze kwirukanka izindi nshuro nyinshi cyane, aragaruka asanga ariko wa mukobwa noneho hahandi yari yicaye yahavuye, asanga wa mukobwa yagiye. Umusore agiye gufata tumwe mu tuntu yari yazanye two kurya muri cya gikapu cye, asanga kuri cya gikapu cye harambitse urwandiko. Yasanze umukobwa yasize cya gishushanyo yari arimo ashushanya, cyanditseho ngo unyihanganire, nabonye usa nk'uwamvugishaga ariko sinasobanukiwe icyo wambwiraga, mfite ubumuga bwo kutumva, byose wavuze nta na kimwe numvise. Umuhungu asomye ayo magambo byaramubabaje cyane, atangira kwicuza, yumva arababaye, yicuza amagambo yose yabwiye uwo mukobwa ufite ubumuga bwo kutumva, asanga nawe ntabwo ari we. Umusore abona yahubutse cyane mu kuvuga, yihuse cyane, ntiyabanje gutekereza. Nibwo yafashe igikapu cye agiheka vuba na bwangu, atangira kwirukanka asa nk'ukurikira wa mukobwa ngo arebe ko yamubona byibuze akaba yamusaba imbabazi. Inama y'umunsi. Hari byinshi twibwira ndetse tunatekereza ku bantu bitandukanye cyane n'ukuri. Twe guhubuka, twirinde mu magambo dukoresha.